neza inzara igiye kunyica, inzara iri kunsya nk'abantu yewe. ubu se koko umudugudu ntago azi ko ngewe nava muri no karitsiye. uwandusha nimero za kamera ngo mpamagara bambwira rurambye umuceri ntawo baduha, inzara igiye kuzanyicira mu rugo, ubu se nzabigenze nte? ubu se kari akanusu umaranye icyumweru, uno munsi ni uwa karindwi, akanusu umaranye icyumweru ubu ngubu ko karacyahari. maze iminsi ingahe? 2 yose nakoraho. reka njye kureba, n'ubundi ndabizi ubu ngubu nta muntu wansura muri Goma mu rugo, icyo ni icya mbere, nta muntu wansura. reka ngende nongere nkuremo nka rimwe, ndenzeho amazi muri tekinike rirembya, ubundi ndyame kagende binabyo. ayiwe kampe kwirwanaho, n'ubundi nta myaka 100 itaguma mu rugo rwabo bitazana zibase. ibondo ryaragiye kabisa, ntakunda ariko Imana ibyeza abajama batubyase. Shaka ndenze n'utuye undi nta myaka 100. sha wabigawe nubwo ugiye gushira, ariko nzarya ikiyiko kimwe ku munsi nk'uri kunywa imiti nari. ubuzima bita bugaruka neza ubyumva. wa muciro tumera natsamura we, urabona ariko n'umuciro nyine urimo korona we. numvise neza uwo ninde unsuye ano masaha we? ndabaza abantu none iravuze ubuhuha simundiye ko ataza gufunga tutse ko ndini cyane, gusa ndabibika he noneho we. ariko hangaha reka ndabibika ahangasha, ndabibika hangaha yabeshye ubusa. kumureba umukaritasi wasanga na mudugudu unzaniye agafuka k'umuceri. ko numva wajya ari gusenga ubundi arimo cyokora amahano tipe nawe ariko ni kwa kwifunga kwe kwa batara barimo. nagira ze ndebe nimba yandaniye uko inzara avuze ubu kabisa. sundi dela kumangiye ko atazana ndumva wajya ari gusenga, ariko kagiye kumureba maze mubwiye atakubundi se ndajya kumureba tu injira mana urabona korona yaraduteye we. korona yaje ari icyorezo,
korona yidukize rwose. Dore inzara igiye kutwicira mu rugo, ntago dukora turarya n'ibiryo, ntago ba mudugudu babiduha, ariko mana wowe shyiramo imiyaga wa mana, kuko ayiwe yo mana dukize korona, dufashe mana, dufashe. Ayi igitare cy'Imana korona igiye kuzatwica. Kamara none Imana yabigiye gusubizwa none nge ari icyo nzi cyo ndavana mbiriye byo yigira byo gusenga si byabuze umuntu kuri yo mana ukora rwose uyidukize rwose. Mbese bite se jiwaje haleluya nibi cyowe nani ubona ko lockdown yateye corona wo gusuza Yesu ashimwe umukozi w'Imana. Ndi masengesho mazimo nsengera ubwoko bw'Imana ngo turebe ko corona byibuze, ariko nagomba gushyuhera eka usenga nagomba gushyuhera mukure kano karedo maze ushyeba butambuka none se shora genzwa n'iki muri cyane ko bitemeye gusura nari musengo wumve ngufungure nziza ukazima rero. urabona iki bihe turimo nagapfukamunwa se ubundi wambaye imbere y'ibyo byose apfukamunwa, ariko wowe none ukora amafuti ngo wambwire inkuru yo nari mufite nayino ntabwo hano ruguru kwa mudugudu ari gutanga ikintu bita igiporezo wallahi. ukivuga ibyo twagiye guhaguruka hanyumvira ndavuga ugahaguruka utarumva ibyo mvuze, si uvuze ibyo se icara ariko ntabwo sinzi imvuze ibiryo mpita numva hari ikintu kiri guhumura cyariko we byaje kuva kera aho ntabwo tukijya amarira ko ureba inda yashizeho, reba nanda nyigira, reba yashizeho inda yashizeho, iyo nda wajyana yaragiye iyo nda wajyana kontineri yuzuyemo amazi yagiye ijya ntagiye muri kinza si iryamiro kujyaho muri rimwe cyangwa muri kabiri. Ntabwo irabiro by'ibiryo nabyo nta biryo, dore ukigenzwa na kamwe ntabwo byemewe gusurana. ntabivuga iyi lockdown iraje ihindura abantu ibisambo, none se tuvuga ko nazi kwihumuriza ibiryo menye n'ibitari ibiryo. Nese urihumuriza wo kuba kwihumurize nuze we ahangaha ni iwanyu, none se bivuze ko atari iwacu ntibivuge ko n'amazuru atihumuriza. Hajya ureka inzara n'ubugugu ugira nta biryo bihari, dore na mudugudu nta bigaruka kuma, dore n'agafuka kuma nta n'ikintu usigaraye. urahumura nk'umukino w'Umupakistani kweri. Ndabihakanye. Ije nakubwiriye wagiye mutanga koko. Ndabihakanye wa mugabo, ariko mana we akuwoka ry'umuriro we. Woka ry'umuriro we. Muhakane. Man uri kunzamurira isukari ubwo nakwereka. Wowe nyine gumuhakane. Ibiryo nabuze ibiryo. Ndabihakanye. Nacho. Ese ko kugwamo ufite isonisha. Komo ufite isoni kumuntu. Njye nagusuye. N'umuji wanje dore ibihe bimeze nabi ngo twiyeranje tukora iki. Uri kunyima ubwo se lockdown niva ngo ngenza guhara. Umva ndabihakanye. Yewe. Nache basi nzanirira telefone basi ndebe ni hamagara. Telefone ndayiguha reka nze nyiguhe. Telefone ni ikibazo se. Telefone ntabwo ari ibintu bya danje n'ubundi nta myaka ijana. Telefone yo nayiguha n'ubundi nabirenze telefone. Ariko ibirungo by'ibiryo ni iki. Shira ibintu by'ibiryo bya. Asesha komko. Neko. Koko manzi amavuta ku munwa nagura ku munwa bimeze bite. Ni sereri wabihakanye. Wanyimye. Si wanyimye? Nta kwina nese nk'ikisi. Si wanyimye. Nta kintu mfite reba ibondo ryanjye ryashizeho. Nabwiye ngo iyo kontineri cyangwa iyo nuza unyereka yuzuye yabaga yashira nawe ugahobo. Naho ubundi mwana wowe. Ibintu ndi ukubwira wowe kagira inuze ukagira umuriro ukagira n'akabono k'ihuko. Nta biryo bihari. Wambwira utambwira. Nagusuye numva ibihumura kandi ngenda nashonje reka kereka nkwamagare kabe.
ndabona namamagaye sha. Halo. Yego ndakumva. Nagize igihombo cy'igicucu cy'ikigwegimo cyaje kunsura. Kiraho gusa kirasamye. Ngo kirashaka ibiryo sha ntabwo kizi kunezara. Gato cyane ndaguhamagaye nyuma y'iminota nk'icumi. Mbanze mwirukane naho nabibitse bitamuhumura akabibona agasanga aranguje. Uretse wenda ndakubwira ndakuvugisha mana. Neza we. Ariko reba ariko akoko nagimbwa bwacyo tugahura. Ibi ngibi ni ndabiguhaye. None ko wambwiye ko nta bibyo bihari. Nangirwa rwose bwacyo tugahura. Nawe urimbwa muzi. Ibi ni ndabiguhaye wambwiye ngo ibi ni ndabiguhaye. Wambwiye ngo nta bibyo bihari. Je ndirebera ndavuga tugura mbwe nta bibyo bihari jango ni by'Imana yanzanye nyine. Ndirira. Ubu se ibi ngibi kone kuzabya icumwe wa Mukaritasi we n'ikindi bazatwongera ubu ngubu no twaniye kindi bizagenda gute. Nyine ni bakongera. Uwo karyo umuro we uraryo ry'ibiki. Numva nawe urarya nawe zeka. Umva. Nyamara nibyo nabi.